ntekereza yuko yavuga ngo ndi umusaraba nari kumva ko ndi umusaraba koko kandi umusaraba baguma bawuhetse mu cyaro ni cya kimuga cyo kwa runaka kigiye ntabwo kiri umuntu ubaye ikimuga kigiye wahinduka ikimuga ubaye ikintu ubaye ikintu ntukiri umuntu mama aramfata anjyana ku ishuri hano imbere directrice ubwo niyo myumvire yari afite ageze yambonye byanga ko njya mu ishuri umuyobozi w'iki ariko ngeze uko byagenze école primaire yaranyanze ya gatatiga mama anshakira umwarimu mu rugo nimba mama njyewe yarametse ku myaka 12 akimeka bazo uriya muntu wize nuwahe ikimuga kize bla bla ari n'umumotari wigeze kumamagara avuga ari umuntu ari uje kundi aravuga ngo ngo ugiye kwa cya kimuga ntabwo nemerana mwawe kuvuga ngo umuntu wize mu cyaro ngo nuko ngo baba bakanye of course urumva nari umusirimu. Hello my people, mumeze mute? Nje meze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Abatameze neza reka tubereke Nyagasani agira uko abigenza n'ukuri, kandi nibigira uko bigenda tuzashima Imana. So nkuko twabibasezeranyije rero, ntago igihe cyose kuri Shyaka Beauty Show ari Shyaka wenyine muzajya mubona, ahubwo muzajya mubona n'abandi bantu batandukanye. Twakiriye umutumirwa wacu w'uyu munsi, agiye kutwibwira, atubwire uwo ari we, atubwire stati yiwe, atubwire ibintu byose. Tuguhaye ikaze. Okay, murakoze cyane. Amazina ni Mr. Noah Sanzumukiza. Sanzumukiza. People with disabilities but different ability. Umwana w'i Rwanda, the heart of Africa, uzaza urusura. Niyo mazina yanjye, ndubatse, mfite umugore umwe nkunda cyane. Murakoze. Ufite umugore umwe ukunda cyane. Noah, tugusanze i Kigali rero, uri umuturarwanda wubatse i Kigali cyangwa se ubi Kigali. Turagira ngo usangize abakunzi ba Shyaka Beauty Show, utubwire nimba ariho uvuka, utubwire amashuri wize, nyine tubwire two. Okay. Murakoze cyane. Yene ntabwo bitinda. Mfite bachelor muri finance. Yes. Yeah. Ubwo biro bihita byumvikana ntabwo wagera kuri bachelor utarize secondaire na primaire na primaire. Yeah. Ubundi ndi hano i Kigali ku bw'akazi. Yeah. Ariko uvuka uri i Kigali ku bw'akazi. Okay. Byumvikane neza ko waje guhaha. Okay. Turashaka kutwinjize mu buzima bwawe cyangwa se bwa rusange, turi iwacu mu cyaro. I'm sorry. I'm so sorry. Ndavuga in general. In general, yes. In general. Kuko ibiri personal nyine biri personal. Yego nta kibazo. Nzabivuga kuri channel yanjye cyangwa nawe mu kindi kiganiro tuzagirana as time goes. Yeah, rero ubuzima buri general. Abanyacyaro nyine murabizi abenshi dutunzwe no guhinga. Ubukiremo n'ababyeyi banjye kera bakiriho barahingaga. Guhinga, kwahirira amatungo, sometime ugasanga urabona hano i Kigali tuba mu makaro. Mu cyaro ugerageje kuba umusirimu ashyiramo agasima. Sometime hari n'abo ugera ukabona inzoka yagendaho kubera badakoropa. Rero ku muntu uri disabled cyangwa people with disabilities, especially kuri physical disability, biragoye kuba mu cyaro kuko abantu bo mu cyaro akenshi usanga
nta suku ihagije mu rugo nk'uko nari mbivuze, ugasanga wagerageje gukora agasuku wenda yashyizemo agasima bitewe n'ubushobozi, ariko wenda akoropa dimanche ari wenda ari abantu basengana bari buze kumureba, cyangwa ari umudivantiste wenda akazi dukoropa azi yuko isabato igiye gutangira, ariko indi minsi ugasanga ni kwa kundi. Ariko attention, mu rugo ntabwo ari uko hari hameze bakunze muzaze mbajyaneyo. Yego. Ugasanga rero umuntu uri mu kagare ugenda uhura n'iyo mikuku biramubangamiye, cyangwa sometime ari no kugendera hasi, ugasanga imyenda ye yabaye ivumbi, ugasanga biragoye, ni ibintu bigoye nyine, ni struggle. Rero mu buzima busanzwe umuntu umugayo wahariya mu cyaro mu Dusaka bita mu Dusaka, biragoye byonyine kuko ubona umugaye mu cyaro ni cya kimuga cyo kwa runaka. Kigiye ntabwo kiri umuntu bayikimuga, icyo gihe wahinduka ikimuga, ubaye ikintu, ubaye ikintu ntukiri umuntu. Bakumva uri wo kurinda amasaka nimba bayanitse inyoni zitayarya, bakumva uri wo kumenya waje wenda aje gutira ikintu ati runaka yaje arababura, batekereze ku kujyana mu ishuri, batekereze kugira gute. Ariko Ben na Chance niba baririmbye ngo Zaburi ndirimba ngo siya bene Safu ngo niyanjye bwite, ngende umuhamya wabyo. Okay, njyewe wenda nagize amahirwe nagiye mu Dusaka nyine nyuma gatoya, nyuma yo kurangiza, kuko nikanguye nisanga i Kigali, nubwo navuze ngo naje kubw'akazi, ariko ubuzima bwanjye bwinshi nabaga muri Kigali. Nagiye muri mu ntara nyuma, nyine umubyeyi amaze kubona yuko atagishobora, aravuga reka mbe nibese umujyi gato, turi mu kaho gatoya. Ariko ubuzima bwo mu cyaro nabusogongeyeho. Urumva ngewe nagiye mu cyaro ndi kurangiza kaminuza. We ntago nyine uretse kubareberera cyangwa kumenya ibiberayo, we ntabyo wahuye nabyo, akenshi wari uri i Kigali. Njye ntabyo nahuye nabyo, ariko muri iyo minsi nabayeyo, urumva nagiyeyo ndi mu wa gatatu muri kaminuza. Urumva hari terima abantu bagira ntakunda ngo aba nabimukira, tugeze bakavuga ngo aba nabimukira, bamwe bagashaka no kumbaza se we uri wo kwande, nkavuga twabaga hano nyine kugira ngo urabizi nyine kwaje. Hanyuma nagezeyo ndi mu wa gatatu muri kaminuza, ngiye no gutangira stage. Of course urumva nari umusirimu, gitondo bakabona moto raje iragutwaye, kubera nari nzizo zitarago tujya kwimuka. Nabwiye mama ati nitujya ahantu hatari umuhanda tugume i Kigali, arabyubahiriza. Moto yazaga kumfata ikanjyana, stage nayikoreye kuri Sako, manager wawe ndamusuhuje, ni Sako bita Inganza Sako, iboneka mu karere ka Rulindo, byumvikana ubwo navuze aho twabaga. Yego. Manager banyakira neza, nkora stage, ariko ibibazo bikaba ibibazo, uriya muntu wize nuwahe, ikimuga kize bla bla. Hari n'umumotari wigeze kumpamagara avuga, hari umuntu wari uje kundeba aravuga ngo ngo ugiye kwa cya kimuga. Nahise mvuga mota please, nitwa Noah, ntabwo ndi ikimuga. Nimba ushaka ko dukorana neza, ntabwo ndi ikimuga, ndi umuntu. Kuko nakuze muri ubwo buzima, nta zina ry'irisinona nagize bitewe n'ubuzima n'uwo ndiwe. Ndi umuntu nk'abandi. Mama yari proud yanjye, ndamukunda cyane. Mu gitondo cy'umuzuko nzi ko nzamubona. Amen. Ariko ubuzima bwo mu cyaro ku muntu umugaye buragoye, ni struggle. Handi bumva atabasha kwiga, handi bamubona bakumva ni umuntu wo kugirirwa impuhwe gusa. Sometimes ugasanga byafekse n'abantu, nawe akumva yuko umuntu abonye wenda ugize akanateyeho imbere, nta kindi yamufasha, ko just kuba afite disability bitewe n'ubuzima yakuriyemo agomba gufashwa.
kandi mu gihe yagakwiye kuba yagira icyo akora ariko bitewe n'ukuntu bamufashe akumva ko nawe agomba guhabwa ibintu agomba hari terime bajya bakoresha ngo nimba ngo ndabyibagiwe ukumva nyine ari umuntu wo gufashwa ari ukeneye support ariko njyewe umuhamya wigendera kuko akazi ka mbere nakoze ni aka customer support instead yo kuba supported narasupported rero urumva ariko umuntu nyine kubera yakuriye mu Dusaka aba yumva bamuciriritse yagize gutyo nyine numva just ni support kandi mu gihe nawe watanga wa supporting kuko ntabwo wabyumva njyewe natangiye supporting abanyamerika ariko kazi nakoraga nkakora online nkamusapotinga mu gihe umuntu wo mu cyaro we ashobora no kukubona kumva yuko utabishobora kandi wabishobora murakoze cyane. Okay, urakoze cyane nawe urakoze kudusangiza nyine amakuru y'aha handi mu cyaro ukuntu biba bimeze. Ni urugendo nyine ruba rutoroshye nk'uko rero wabitubwiye ku muntu ufite ubumuga uba mu cyaro. Ese kutiga kw'abana baho bo mu cyaro, wenda ari Kigali turahari tutize, ariko cyane cyane abo mu cyaro nibo ubona batarize, bataragiye no mu mashuri y'ibanze. Ku muntu warwanyije akiga ni wa muntu wari ufite iwabo nyine hakomeye. Ese ni ukuba abo bana batazi ubwenge cyangwa ni infrastructure ubwo tuvuge gutera ni imyubakire y'aho banyura? I'm so sorry. Ntabwo nemerana nawe kuvuga ngo umuntu wize mu cyaro ngo ni uko ngo baba bakanyakanyaga. Kuko kugira ngo umubyeyi akujyane ku ishuri, tuvuge urugero nko muri iki gihe, ntabwo bisaba ibya mirenge. Public school manzari naho bishyura 200 nimba nibeshye ni 990. Urakoze cyane. Ariko aho bigorera ku muntu umugaye infrastructure nicyo kibazo, inyubako. Ariko hari nk'ahantu twari dutuye, kuva ahantu nari ntuye ugera ku kigo cy'amashuri igare ryahagenda. Rino rijya bafite ubumuga? Igare nk'iri. Ese abantu bo mu cyaro birakunda? Igare ryahagenda nyine urarwanya, rimwe na rimwe rigatoboka. Baba bayafite? Rimwe na rimwe rigatoboka, ubundi ntiritoboke. Nabwo ntabwo bakunda kuyabona cyane. Ariko uwagerageje akaribona biramufasha. Kuko impamvu nkubwira ngo ntabwo bigendera ku mubyeyi ukanyakanya, nimba mama njyewe yarampetse ku myaka 12 akimeka, urumva umwana ufite 12 ishuri abageze yakagombye ko yaragiye ku ishuri. Kuko nabyibuka njya kwiga natashatse kwiga mu Gatsata ubwo niho twari dutuye imbere misembe. Mama aramfata anjyana ku ishuri hano imbere, directrice ubwo niyo myumvire yari afite. Ageze yambonye byanga ko njya mu ishuri. Umuyobozi w'ikigo ngo abana bajya bamwitegereza ngo ibiki n'ibiki bla 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 bla. Urumva umuntu udafite imbaraga yo kwihangana ajyanye umwana ku ishuri akamugangura, araza akamuterekaho bikarangira. Ariko ngiye uko byagenze, école primaire yaranyanze ya Gatsata, directrice abanyanze, mama bona ntibyashoboka. Nanjye najya mbona abana bagiye ku ishuri nkavuga kuki najya kwiga, mama anshakira umwarimu mu rugo. Kandi icyo gihe ni kera rwose ko ngaho bibaza umuntu w'umukozi iki gihe baza umuntu atangiye ryari. Twikomereze. Rero bisaba umutima ukomeye wa famille. Umubyeyi wowe tangira utoze, nimba umwana ufite ariwe mukuru ariko yaramugaye, tangira utoze bari umuntu abe ko bagomba kumwubaha. Tangira umutoze nimba atarabasha kujya ku ishuri ko bagomba kuza bakamwigisha gusoma, kandi bazabikora. Cyangwa umushakire umwarimu amwigisha. Icyo gihe
mama yacakiye umwarimu mu rugo aranyigisha, ngiye i Gatagara baranyakira kuko nagiye i Gatagara nzi gusoma no kwandika. Umwarimu wanyigishije w'i Gatagara undeba azanyomoze, narinze mva mu wa mbere ntaragira ku mwanya wa kabiri. Rero si uko mama yari afite ibya mirenge, ibaze nyine kumpeka kugeza kuri iyo myaka, si uko yari afite ibya mirenge, cyane cyane yuko njyewe ni story ndende nzabivuga utaha tuzakomeza. Ariko yararwanyije kandi yari umumama. Buriya abana bamugaye akenshi iyo ucunze neza baba ba nyina, urumva mama niwe yabyifashaga. Rero ariko ugasanga harimo umubyeyi tuvukana ngo njyewe rwose nabuze ukuntu njyana umwana ku ishuri ngo biramvuna bigire. Nkatekereza nimba muri 97 n'umunani nyuma ya genocide mama yara struggling ngo nige education pour tous yaraje, ni gute utafata umwana ngo mujyane ku ishuri? Rega saba mu cyaro gusa, hano mu mujyi tugenzuye nuko nyine tutaba wenda tubaje kwinjira mu bipangu, aho wasanga bakingiranye mu bipangu. Yes kubera babona atabishobora, kandi mubwije ukuri ariso yatugana mudafite icyo ashobora. Bano bafite vision, bafite mental disability, nigize kubikoraho gute kuri channel yanjye bagende barebeho. Mu bihugu byateye imbere muri France na hose usanga aribo bakora ano masaha kera twitaga kibarabaswa, yanjye ntabwo ari kibarabaswa usanga aribo bayakora, abantu bakayambara bagakora tuno turadiyo twa FM, nibo badukora bose n'abakoze akazi. Kandi uriya mwana ufite vision mental disability, umutoje gukora isuku yo mu rugo arayikora ku buryo niyo abonye akanda gatakaye hasi aba yumva ariko kazi ke. Ndetse n'abagufashije usanga hari naho bagenda bakaba bakiri n'ahantu ari icyo ashinzwe gusa. Nimba umuhamagaye ngo nzanira icyaka agenda kikuzana, nimba umuhagaritse kuri gate ukamuga ngo umuntu umeze gutya nazumbwira arabimenya. Rero ntabwo nyine ni imyumvire, ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko umuntu ngo akanyakanya ngo ngende ubuhamya bwigendera. Nzi ko mama atari afite bya mirenge. Ni ukuvuga rero ntabwo murakoze cyane, ntabwo kuba umubyeyi yafata umwana ngo amujyane ku ishuri ntabwo bisaba ko afite ibya mirenge, ahubwo bisaba umutima ukunze, bisaba ubushake. Umufaransa niwe wavuze ngo vouloir c'est pouvoir, ushaka no gushobora, nabishaka azamugeza ku ishuri. Urakoze cyane Noah. Ni ukuvuga ngo rero tubwire ababyeyi ko nta wundi muntu ukwiye kumureberera uwo mwana we mbere y'uko wamureberera, kuko ubu hari systeme ababyeyi bafite abantu bafite ubumuga bihaye yo kuvuga ngo ninde uzamufasha, nyine ngo tujye ngo gushaka ngo kwa runaka ngo sinzi aho bandangiye ngo bari gufasha abana bafite ubumuga. Icyo kintu ndacyanga. Akenshi usanga ababyeyi ari nabo bica abana. Ugasanga nk'umwana nk'umubyeyi afashe umwana ngo nanjye hari umubyeyi, ntabwo ndi bamuvuga izina, ntabwo ndi bavuga akorera, amunyuze wimvuye ku kazi afite umwana w'inkumi, yaparitse akagare aha nawe araha, umwana ameze gutya, amaye ndamubaza se mama kuki umwana ari gusaba ko none se ngo urabona nabigenza no wabuze ikindi wakora se ko none se ngo ubu nakora iki, ngo nta mafaranga ngira, basi se nubwo wenda gucuruza ubuconco no kuzunguza avoka no kuzunguza n'imyenda bitemewe n'iki warabigerageje? Ngo no, ngo ubuse ngo namusigira nde, ngo ubuse basi se ntabwo wamujyana ku ishuri, ngo hoya ngo niwe mfite wenyine kandi turi bana. Okay fine, ibyo ndabyumva, ariko se uwo mwana uzanye ku muhanda, buriya akantu ngira ngo tuvugeho neza tukavugeho neza, umwana umujyanye ku muhanda ngo ajye gusaba ntabwo wamujyana mu ishuri ngo azabyumve, ntabwo bishoboka. Amafaranga ni uburozi bubi. Uramujyana mu ishuri ugiye kumwirirwa umwereka ukuntu ari bwandike, umubwira ngo kabiri guteranyaho
gatatu ni kangahe akabanza kubitekereza akabona biramucanze rimwe na rimwe ukanamubwira nabi ntabwo azabikora ariko najya ku muhanda akabona uyu munsi bamwihereye igisuguti bamuhaye bombo safi ishuri azahita rireka hari n'abantu banga kujya kwiga kubera bashotse babajyana mu muhanda gusaba kandi mu gihe wamujyanye ku ishuri yakakwiye kwiga ariko niba umushotse umujyana ku muhanda ntabwo azumva yuko ishuri ari ibiki ntabwo azumva yuko azaba agiye kuvunika mu gihe agenda ku muhanda agatega ukuboko bakamuha kandi ibyo ntabwo ni umuco mubi gusaba ntabwo ari icya mbere cyo usebeje famiye uvukamo aragusebeje nawe mubyeyi kuko kumva ngo ufite umuntu usaba ntabwo ari ibintu bizima usebeje igihugu usebeje na kontinent ubwo usebeje umuryango usebeje u Rwanda usebeje Afurika muri rusange. So rero ku babyeyi ntabwo ari byiza gutoza abana umuco wo gusaba cyangwa se wowe ngo ujye gusaba witwaje wa mwana ngo ufite umwana ufite disability kuba ufite umwana ufite ubumuga ntabwo bisobanura ko ugomba kujya gusaba kuko ntabwo nese ubu abafite ubumuga bose bari ku muhanda bari gusaba abafite ubumuga bose ntibakora ntibagira ibikorwa byinshi bakora bahagarariye amakampani still ubu ngubu bari mu nzego barayoboye bimeze neza. So rero ku babyeyi no ku bitaro byinshi uzasanga bapima amaraso ibindi bizamini usanga ari abaraborante Frepo yakoze akazi gakomeye cyane Frepo nuriya wigatagara okay. So rero iyo myumvire nayo tuyikureho. Hari ikindi ku kigendanye twakunze kwibanda ku kigendanye n'imyigire y'umwana ufite ubumuga cyangwa se imibereho ya wa mwana uri mu cyaro utabasha kuba yakideplasa byoroshye bitewe n'intuza n'inyubako zihari n'imiturire. Urabona nko mu cyaro hari ukuntu abantu baba munsi hasi ukuntu bagomba kurira umusozi bajya ku ishuri. aho yamageze ntabwo natera umubyeyi amabuye ntabwo namutera amabuye ahubwo leta nayo itwumva kandi itureberera. ngiye mu byifuzo byanjye numva abantu nk'abo kumwe bagenda bashyiraho imidugudu y'icyitegererezo n'iki kumwe bavuga ngo turayishyiraho abana banaba ubwo babanje kugenda bakajya bareba ese bifiniye ufite umuntu umugaye ese bimeze gutya noneho bakabubakira ahantu bazabasha kwaksesinga bya bikorwa remezo basic needs ahantu bazibona mu buryo bworoshye kuko nimba atuye mu kabande kandi kujya ku ishuri ari ukuzamuka umusozi urumva ntabwo bizakunda. Aho ngaho biri clear ko ni nubwo bigenda bihinduka ariko ni uguhozaho. So rero ababyeyi n'abana cyangwa se ku mwana mukuru we ushobora kwitwaza ko nyine atagiye ku ishuri kubera icyo kintu, uwo mwana we wamushyigikira cyangwa nawe agomba gushyiraho afite ubumuga yego ngo ngiye ntabwo njya ku ishuri mfite ubumuga. Parti imwe ngiye nshobora kumwumva parti imwe ashobora kuba yaratuye aho hantu twari turi kuvuga utabasha kugenda ariko hari n'umuntu w'umugaye byoroheje if I can say it kuko ndibaza dufite ibyiciro dufite amakarita y'ubumuga usanga hariho ngo yari mu cyiciro ngo ni 100% ngo yafite kangahe ku ijana nk'umuntu umugaye akaboko ntabwo yagakwiye kureka ishuri ngo nuko amugara akaboko kuko akaboko siko kagenda nubwo wenda yagwa ntabashe kubyuka kubera afite akaboko kamwe ariko ntabwo yabona undi muntu umwegura ariko bipfira mu muryango. Nimba uvutse bakabona yuko umugaye bagatangira kuvuga wowe nta kintu uzamara bakakwita icyo nkunda kuvuga. Nari ndi kumwe na mama umunsi umwe ansunitse mu kagare umubyeyi yatunyuraho ngo abo se burya disi
ngo nta muntu disi ngo Imana ngo iha ngo Byose. umusaraba ngo atazi yuko ngo yawihanganira. Mama arambwiye ngo no, mwana wanjye ntabwo ari umusaraba, ni umwana nk'abandi. Ntekereza yuko yavuga ngo ndi umusaraba, nari kumva ko ndi umusaraba Koko. kandi umusaraba baguma bawuhetse, baguma uba utsikamiye nyine ariko numvishe ko ndi umwana nanjye ngomba gukora iby'abana bakora. Kuko ntekereza yuko niyo navaga ku ishuri wenda ndi mu nzira ntacyo mvuye i Huye, wenda nkanyura nko ku kabido k'amata nkakazana akanywaga yishimye avuga ati umwana wanjye. Ariko se mu gihe iyo avuga ngo ndi umusaraba, ngo nibyo koko nyine ndi umusaraba, nta nyine n'umusaraba wanjye ngomba kuwuyeka, nari kumva ko ndi umusaraba Igihe ntabwo cyose. mbageze aho ngeze. Rero njyewe nsitikinga ku babyeyi, wirinde kuvuga sitikinga ku amagambo mabi. babyeyi, kuko hari nk'umuntu twari duturanye akajya abana be nta n'ikibazo bafite, bavuga ngo bigize ko ari runaka ngo hari abanyabwenge bahaba. Umwana wamubwira gutya akajya ku ishuri akiga agapfa. none umwana aramugaye ngo wowe nta kintu uzamara no kurinda amasaka, no kurinda uzajya umenyera waje hano, uwo mwana azajya ku ishuri. Ntabwo bishoboka. Neza ibintu byose rero bipfira Umuryango. Umubyeyi udukurikiye cyangwa uzareba kino kiganiro azajye muri comment atubwire. Ya murakoze cyane. Okay. Nuvuga ngo byose ni mu muryango, byose niho bitangirira. Yaba hamwe dutuye, haba ku ishuri batakumvise, umuryango igihe cyose uzaba ugushyigikiye nta gihe wa mwana atazatera imbere. Of course. Ikindi twagira nk'ababyeyi badukurikiye, birinde kwaturiraho abana babo amagambo mabi, birinde kubwira abana babo amagambo atari meza, kuko birababaje kuba wa mubyeyi abwira umwana we ko ari icyo ntazi. Ese wa mugani uwo muntu nimba umubwira ko ari icyo utazi, ari weho wamubyaye, uba utekereza ko bizagenda gute? So ndumva ababyeyi turabahuguyemo gakeya, cyangwa se bitewe na level bashaka kubyumvaho. So ndi kumva rero twagakomeje tukagira ibindi byinshi tuvuga, ariko ku bakunzi ba Shyaka Beauty Show ntago nyine twabivuga ngo birangire. Duhora twiga umunsi ku munsi, turiga. Niyo mpamvu dushaka ngo ugire inama ababyeyi, sosiyete, babandi twinkurudinge cyane, babandi bo mu nkengero z'umujyi wa Kigali, bari kure ya Kigali, kuko uko byose kose imyumvire ya Kigali ku mu disability itandukanye n'imyumvire y'abantu bari mu cyaro. Murakoze cyane. Noneho njye reka nkongereho akandi kantu birenga umujyi wa Kigali, birenga u Rwanda, birenga Afurika, birenga Aziya, around the world. Umuntu wese uzabasha kumva runo rurimi tuvuga, umuntu umugaye, umuntu nk'undi. Simfe n'umuntu umugaye umwana n'umubwira ngo nta kintu uzageraho, ntacyo azumva ko ntakazageraho. Rero ibintu byo festival leta ntabwo itagize pe, nta mubyeyi ukibyarira mu rugo. Icyo ni icya mbere. Wenda avuga ngo umwana wanjye yavukiye mu rugo ngo ahita agira ubumuga, sinabimenya. Umubyeyi kuva asamye, kuva umugihe yamenye ko yasamye, arakurikiranwa kugeza amezi 9 ashize yibarutse. Yaba yagize ibyago yabyara umwana udashyitse, sinzi niba ariko bavuga, nabwo agakurikiranwa. Ariko buriya umwana udashyitse iyo bamukurikiranye avamo umuntu muzima, avamo umuntu ufite akamaro cyane. Rero nimba leta yarabyoroheje kuva ku rusoro ruri mu nda rukurikirana n'umwana mu gutya mwana w'igitambambuga cyangwa undi mwana, nawe agomba gukurikiranwa uburezi, education pour tous. Yaraje ahantu hari infrastructure zidakwiriye, leta igenda izihindura ikoresha imbaraga rwose
kudesha kuri Paul Kagame wacu rwose ntabwo batagize. Rero ahubwo ababyeyi ntibamenye yuko umuntu ni nk'undi. Ese ibaze uwo mwisi ikimuga akamwita ikigoryi, wa undi bitaga muzima akarwara agakora impanuka nawe akajya mu kagare, wabigenza ute? Mu gihe wa wundi wari warisi iyo utamwita ikigoryi wenda yari kuba yarize agasapotinga urumva bitabaye ikibazo. Rero bive mu mujyi wa Kigali, hari umuntu ukubona wamanutse wigire nko mu Dusaka iwacu, ngo ni umunyakigali yarakize, ngo ameze neza, ngo reba igare agendamo, ngo reba iki. No, ahubwo dukore twumve ko disability is not inability. Njye nihaye akazina ngo people with disabilities but different ability, ntabwo nakihaye niko bimeze. So dufatanyije tuzagera kuri byinshi. Murakoze cyane. So ku bakunzi rero ba Shyaka TV Show turabashimiye, nkuko Noah abitubwiye, dufatanyije tuzagera kuri byinshi cyane. Noah, mu minota mike cyane babwire channel yawe bajyeho bakore subscribe, like, share, comment, ubundi murakoze cyane. Abantu bajya bakunda no kubyibazaho. Channel yanjye yitwa Mr. Noah, ugashyiramo /Esther. Esther ni umugore wanjye nkunda. Mujyeho murabonaho turi kurya isi. Murabibona hahiye. Mujyeho, hariho ibiganiro byinshi, hariho ibyubaka, hariho n'ijambo ry'Imana. By the way, no mu minsi iri imbere mushobora kuzabona indirimbo yanjye sindizi, abo muzayibona bizaza. Murakoze cyane, mwakoze kudukurikira. Mwakoze rero gukurikira Shyaka TV Show. Nakagaruka, bye bye.